byose bigira igihe cyabyo. Hari igihe cyo kuzahara n'igihe cyo kuzahurwa. Hari cyo kubaho no gupfa, kubiba no gusarura. Nta mubabaro nko kubura inshuti wakundaga. Gusa twiringira umwami Yesu, uzazura abasinziriye bose, ko azamutugarurira mu gitondo cy'umuzuko. Ubuzima budashira buruta umunezero w'iby'isi. Pastor Theo, umucyo wa benshi nzahuke, wari icyomoro cy'imitima yashenjaguwe. Imihanda barabizi, intwari y'igihugu itabarutse, ijya mu bwami bwa se, ku mukunzi wacu Yesu watwitangiye. Mwese abanyumva ndabahumurisha kumenya ko abapfiriye muri Kristo bazazuka. Ubuzima budashira buruta umunezero w'iby'isi. Abizeye Yesu Kristo bazabona ubugingo buhoraho. Nimuhumure, nimuhumure, tuzabona n'abacu twabuze. Abizeye Yesu Kristo bazabona ubugingo buhoraho. Nimuhumure, tuzabona n'abacu twabuze. Pastor Theogene, inzahuke nkuru, ufite uko wavugaga ugakesha imitima ya benshi. Ese mvuga ko wakomeretse kenshi ukamenya imiti ivura ibikomere? Wigishije benshi kwihangana, none tuzihanganira kubaho muri aya marira n'agahinda tutakigufite. Umusaza yibarutse ingenzi, imanzi mu bagabo, intwari mu rugamba rw'umwuka. Iyi ni ingabo, intwari itabarutse. Isi yose duhombye umuntu, imena mu mirimo y'indashyikirwa. Genda mugabo ganzi wacu, tuzagusanga. Mu batuye isi ntawe utazi ubugingo bw'inzahare wakijije. Wowe udukurikiye witekerezeho, nanjye nitekerezeho, maze dukore icyo umwami Imana dushakaho. Amen.